Yesu ashimwe. Dushimye Imana ko ari nziza kandi ko iduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye igitabo cyo kubara igice cya 17, igice cya 18. Twasomye na Zaburi ya 29. Twasomye kandi n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 4. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cya Zaburi twasomyemo amagambo meza. Uhereye ku murongo wa mbere twasomye ngo mwaturire Uwiteka mwa bana b'Imana, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba. Kuko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. Ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Mu by'ukuri dukunze kubwira Imana ingorane zacu, tukabwira Imana ibiturushya kandi si bibi. Nabyo tugomba kubibwira Uwiteka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tumwikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri twe. Imana ishimwe, ntabwo ari bibi, ariko tujye twibuka no kuyibwira uburyo ari ikomeye, ku buryo ari inyacyubahiro. Dawidi yatwibukije aratubwira ngo abana b'Imana nibaturire Uwiteka, bamubwire ko afite icyubahiro n'imbaraga, bamubwire ko izina rye rifite icyubahiro. Imana ishimwe. Jya bwira Uwiteka ineza yakugiriye iyo wabonye igihe mwabanye, aho wagendaniye na Kristo. Jya umubwira uburyo ari mwiza, umubwire ubutabazi wagiye umubonana, umubwire guhumuriza kwinshi wagiye umubonana. Kwa kundi wamubonye mu buzima bwawe ujye ubyatura ubimubwire. Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze. Twasomye no mu gitabo cya Mariko aho Yesu yaganiriye n'abantu benshi bari aho ari, abacira umugani w'umubibyi, akomeza no kubigishiriza mu yindi migani. Ariko aza kujya mu bwato n'abigishwa be, barimo bagenda mu nyanja, ngo haza kuza umuyaga mwinshi n'umuraba mwinshi, nk'uko twabibonye mu gice cya 35, aho twasomye amagambo agira ati kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aya magambo iteka iyo nyasomye numva akamaro ko kubana na Yesu, numva umugisha twagiriwe wo kuba muri iyi si dufite Kristo. Haleluya! Ni iby'agaciro, birakomeye. Niyo mpamvu dukwiye kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abataramwizera. Ntabwo abamwizeye dukwiye kuvuza induru ku musozi cyangwa twumve biducikiyeho kandi tumufite, kuko ni umunyembaraga, ni umunyamaboko, kandi yavuze byose biramwumvira. Imana ishimwe. Muri ubu bwato, muri iyi nyanja, twumvise ko harimo n'andi mato. Ntabwo ari ubu bwonyine bwari burimo, ariko byibaza abantu bari mu mato atarimo Yesu bifashe bate? Babigenje bate? Abangaba babonye bibacikiyeho bibayobeye, bakangura Yesu, baramubwira bati ese ntabwo ubyitayeho?
ko tugiye gupfa? Ariko Yesu ni mwiza, haleluya, ngo akangutse ntiyavugana n'abigishwa, ahubwo avugana n'ibibateye gukuka umutima, avugana n'umuyaga, avugana n'umuraba, arayibwira ati ceceka utuze, haleluya, kandi mu nyanja iraceceka iratuza. Imana ishimwe. Humura, nubwo ubona hari ibintu bikugose bigukomereye, ibuka ko ufite amahirwe yo kubana na Yesu. Ibuka ko Yesu wamutuje mu buzima bwawe. Mubwire ibyo bikuruhije, mubwire ibyo bikugoye, nubwo wagira ngo arasinziriye, ariko humura, aravugana n'ibyo bibazo ufite. Birashoboka ko ubona hari imisozi iguhagaze imbere irumbaraye kandi ari minini, ariko ibuka ko utunze Yesu, haleluya. Ibuka ko umufite nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, hanyuma umubwire uti Yesu, ibi bintu bingose biranyica, ibi bintu binyasamiye biramira. Humura, arabiturisha, aravugana nabyo, arabicecekesha. Ni umunyamaboko, ni umunyembaraga. Twasomye ngo ijwi rye riramburuza impara, ijwi rye rifite imbaraga, kandi ibintu byose yabibwiye birumva, bikumvira itegeko rye. Ibyo bikugoye, ibyo bikugose, ibyo bikwasamiye, yabiturisha, yabicecekesha, ukaba amahoro. Imana ishimwe. Mwiringire, mwizere. Aya magambo agusubizemo intege mu izina rya Yesu, atume wongere kwiringira Imana bundi bushya, atume kwizera kwawe kongera kugira imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi bimwaturira, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko agira neza, mubwire neza ye wabonye, mubwire imbaraga ze, mubwire uko wamubonye. Yesu ni mwiza, Yesu agira neza, kandi kumwiringira ni iby'umumaro. Nawe umwizere kandi umwikomeze mu izina rya Yesu.